mariya karara k'ubutumwa. Bikira mariya yifuza ko ivugwa kabiri mu cyumweru, ku wa kabiri no ku wa gatanu. Hatangirira isengesho. Mana yanjye, ngutuye iyi shapule y'ububabare kubera ikuzo ryawe ritagatifu, ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe. Ndakwinginze mubyeyi utagira inenge, ngo undonkere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse kubera amarira wasutse muri icyo gihe cy'amayobera. Nyuma y'iryo sengesho havugwa ndakuramutsa Mariya eshatu na dawe uri mu ijuru eshatu. Ubundi hakaririmbwa mubyeyi ugira ibambe cyangwa ikavugwa mu magambo. Ibyo birangiye hatangira kuvugwa imibabaro. Iyi shapule ifite imibabaro 7 ariyo tugiye kubabwira. Umubabaro wa mbere. Umusaza Simoni ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Umubabaro wa kabiri. Yezu bamuhungishiriza mu Misiri. Umubabaro wa gatatu. Ibyababaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye. Umubabaro wa kane. Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Umubabaro wa gatanu. Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu. Umubabaro wa gatandatu. Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu maboko ye. Umubabaro wa karindwi. Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Ya buri mubabaro hacamo akanya gato ko kuzirikana. Hanyuma hakavugwa dawe uri mu ijuru imwe na ndakuramutsa Mariya 7. Hakaza mubyeyi ugira ibambe, maze hakavuga undi mubabaro, bityo bityo. Ishapule y'ububabare isozwa n'iri sengesho rikurikira. Mwamikazi w'abahowe Imana, ndakwinginze ngo umfashe kwitonda no kwicisha bugufi ngomba, kugira ngo nshobore kuronka indurugensya zose ziri muri iyi shapule. Bakristo bavandimwe, nimumenye kuvuga ishapule y'ububabare nk'uko umubyeyi Mariya abyifuza. Izabafasha igihe cyose.